nabaye mu madini abiri. Yego. Nabaye mu rya mbere ndabatizwa bigezeho ndabona bidahura neza njya mu rindi ndongera barongera barambatiza nambwa turi amabatizo ntabwo tuwemera. Yego. Hakwe ndemera ndawufata no wa kabiri ntangira noneho gushaka Imana. Bavuga ngo mushaka Imana. None mu gushaka Imana kwanjye nakundaga kujya mu butayu. Kwita mu butayu. Gushaka Imana. Nagiye wita Kanyari. Nagiye inshuro 5. Naraye mu buvumo buhari bwita Kizabona. Nagezeho naho mvuga ngo ariko kuki abandi giye baza nkumvura babwiye kuki giye utambwiye ntabwo wambara no bureba umuhate nashyizemo ariko ubu bishimira uhoraho kuko bashobora kuba barambwiye ibindi bintu nkagomeza nkanazirikirwa mu idini. Reka rero nzajye gusengera ahandi hantu nzamuke hari nka 11 ngere mu ishyamba hejuru gipfukama mu senga imite mbona igikoko baza kukibeshya ngira ngo ninka abanzi barabizi narabibabwiye maze kugira ngo ninka ntoya ariko nitegereje neza mbona nta mahembe ifite ndebye neza mbona ubwanwa ni mbona ni igikoko mbona hise nira nashitutse ni hafi ya gito yanjye. Wagiye gusenga warafite kwizera guke gute urajya gusenga ntiwizere ko Imana yagukiza igikoko ahubwo Imana yampaye message ikomeye yahise imbwira ngo iruka yahise imbwira ngo sinzi nimba no kwiruka naragurutse yahise imbwira ngo ni hehe utambonera. Zere ko mumeze neza cyane mwe dukurikirana kuri Yawe TV mutubona kandi kuri website yacu yawetv.com nitwa Patrick Mdonge mukomeza kubana natwe n'iby'agaciro cyane kandi turanabashimiye ko mukomeza kubana natwe kandi turi kumwe na Body Max Fitness ahangaha bagufasha kuba fit umubiri wawe ukamera neza cyane uratugana turi mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe uduhamagara kuri 0788 35 hanyuma aho ukatugana dufite serivisi zitandukanye zirimo gym dufite sauna na massage dufite swimming pool izo ni serivisi zose wasanga ukihagera ubundi tukagufasha kugira ngo umubiri wawe ube fit. Uraho neza? Amahoro cyane. Umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana? Ndi umwana w'Imana ngiye. Umwana w'Imana n'umukozi w'Imana bitandukana bite? Abona nimba ufite urugo hari umwana wawe wabyaye cyangwa abana wabyaye. Yego. Ufite n'umukozi. Yego. Umwana ni ufite agaciro cyane kurusha umukozi. Utavuze ko n'umukozi atari umuntu ariko urumva umukozi ari umukozi nyine n'umwana bari umwana. Yego umwana ni ufite agaciro kurusha umukozi. Cyane. None si imbere y'Imana abantu bose singira ngo banganya agaciro. Abantu bose banganya agaciro y'Imana. None se urwo rugero utanze urumva ari rwo? Ko umwana arusha agaciro umukozi. Mpamvu uvuze gutyo societe yacu tubamo ibyo tugenda duhura nabyo sibyo kubera ko no mwijuru ku makuru tuhafite hari Imana akaba bakuru 24 hariho tunagereranya n'abamarayika bakuru bitabareza rikanje akaba n'abamarayika batoya ubwo urumva hagiye harimo inzego. Ubwo bivuze ko abantu basumbana rero? Iya ntago abantu basumbana kandi izo nzego se ni uburyo abantu babanye. Okay. That's how we do it. Turi kumwe n'umusomyi niwe tugiye kuba twiganira turwaye ikaze kuri Yawe TV. Ndashimye. Amahoro. Watangira wibwira abadukurikiranye. Amazina yanjye nitwa Munyaneza Alex. Munyaneza Alex ni muntu ki? Munyaneza Alex ni umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Umwana w'Imana asaba ari umuntu ukora ibiki? Umwana w'Imana. Nta birenze byo gukora. Cyangwa se ndabira n'ahari byo gukora ariko umwana w'Imana umwana ugendera mu ngeso nziza. Yego. Aho ngaho hanazamo cya kintu cyo kuvanga kumenya gutandukanya ingeso. Hari abantu bavanga ingeso ngo umuntu afite ingeso nziza cyangwa umuntu ngo afite imico ngo iyi n'iyi. Ingeso n'imico ni ibintu bibiri bitandukanye. Bitandukana bite? Umuco uba muri societe. Muri societe yari yose birigira umuco. Uwo muco nawo ukagira imirongo migari cyangwa se nk'icyo twita inkingi umuco wubakiyeho. Izo nkingi natangamo ingero nk'iyi harimo imyidagaduro hari uburyo iyo societe yubatse ubuyobozi bw'iyo societe aho ngaho turi kumwe. Yego. Hakabamo n'uburyo iyo societe ibanye muri societe nyine iyo societe abamambure b'iyo societe ukuntu babanye sibyo hakabaho n'uburyo noneho iyo societe
yigereranya cyangwa yikompara n'izindi sosiyete ziri ku ruhande, kuburyo uzavuga ati sosiyete ifite umuco uyu n'uyu, ni sosiyete ifite umuco uyu n'uyu, ariko hakabaho n'ingeso. Ingeso rero mu ngeso nawe wenda turi buze kubyinjiramo. Ingeso ngo ntipfa nyirayo bwaciye. Ingeso irapfa. Ngewe ntabwo ari uko mbifata ko ingeso ipfa bitewe n'ingeso yari ariko ingeso irapfa ariko yishwe na nyirayo. Ingeso irapfa ariko umuntu yumvishe neza ashobora kuba wenda sinzi wenda Ikinyarwanda niba mbivuzemo cyangwa niba hari ukunda abantu baba babyumva bitandukanye nuko nyine byumva si itegeko ko tubyumva kimwe. Umuntu ashobora kumva nyine yahe abantu bangura muntu n'umuhakanye. Bavuga ngo hari ibintu biri muri sosiyete abantu bakoze bumva ari byo ariko wowe ukaba kubichallenge. Byaterwa n'ibyo. Yavuze ngo ingeso nipfa nyirayo yapfuye. Umuntu wavuze icyo kintu abantu bose bakakigenderaho, abo bantu bakigendeyeho nuko batakoze analyse. Oya, analyse barayikoze. Ariko ingeso biterwa n'iyari. Ko hari ingeso ipfa. Urugero. Yego. Nk'ubu ngubu mbere yuko ntanga urugero, ingeso iramutse idapfa ntago hajyaho kugorora abantu habaho kubagorora ngo bagire ingeso bareka cyangwa izo zabo zari zigorana bakazigorora. Bagorora ingeso ntago ari imico. Oya, imico si myinshi, umuco n'umwe aho ufite inkingi umuco ufite. Umuco nta mico, umuco ni umwe muri sosiyete, niba ari sosiyete runaka ifite umuco ariko umuco ufite inkingi zirimo. Mwe twavugaga imyidagaduro, imibanire, ubutegetsi, n'ikindi nayo nibagiwe ubumana n'uburyo uwo muco ufite ikintu cy'ubumana cyangwa kiyobokamana. None si ingeso ingeso byagenze bite? Ikintu cyitwa ingeso byagenze bite? Ingeso bonde mu ndimi z'amahanga twacyita nka karagiteri, ibintu ufite bikuranga wiyise, sibyo? Hari ingeso ziri rusange. Mbere yuko ninjira mu ngeso reka manze mvuga umuntu buri ukuntu umuntu ateye. Ntabwo nemera ko habaho abantu benshi, ngiye nemera ko habaho umuntu umwe. Uti impamvu nemera ko habaho umuntu umwe, kubigaragara inyuma usanga ingingo zigize abantu bose ari zimwe. Umuntu afite amaguru abiri, afite amaboko abiri, afite intoki 10, kiretse haje ibintu bidasanzwe by'ubusenga, ariko nibikora ko icyo kintu yari ayifite, sibyo? Icyo ni icyambere, umuntu wese hari ibintu duhuriyeho. Icya kabiri, hari ibitagaragara, ingeso arizo ngiye kugera. Kwanga uriya muntu agira amahane, uriya aritonda. Ubwo mu ngeso mwe ko twabuze hari ingeso nziza akaba n'ingeso mbi. Uriya muntu agira amahane, uriya muntu aritonda, uriya aratanga, uriya ni igisambo, uriya yakora ibi, sibyo? Haza muri za ngeso. None hari ingeso twanduzwa na sosiyete, ahantu turi tukanduzwa na sosiyete mbi cyangwa nziza. Hakaba n'izindi ngeso tuvukana tuzikuye mu miryango, baba nk'uruherekane rw'imiryango, izo nazo tukaba tuzifite. Aha rero ndagaruka handi baravuze ngo nta ngeso, ngo ingeso ipfa ari uko umuntu yapfuye. Ntabwo ari byo, kuko hari ingeso runaka waba ufite, sosiyete ukayibamo ukayigiraho ibyiza, ngeso ukayireka kandi ukiri muzima. Okay, abantu uzi impamvu, niba warasomye cyane, impamvu abantu badasa kandi Imana itubwira ko iri mu ishusho, abantu bari mu ishusho y'Imana, n'Imana yemera. Iki impamvu abantu bavutse badasa? Umunsi ubona umuzungu ejo ukabona umwirabura, byatewe n'iki? Bavuga indimi zimwe. Byatewe musubije inyuma gakeya kandi kantu nyibukije gatoya, ikintu kijyanye n'umuco. Nanone sosiyete nanirinze kuvuga ibihugu n'ibiki byose, sosiyete bifite n'ururimi ivuga kandi indimi zirakura, indimi ziriyo kwizana. N'ubu ngubu hari indimi zigenda zikivuka, sibyo? Hari indimi zigenda zivuka. Noneho tugaruka inyuma gato ya cyo yarumbaje kuvuga ngo kuki hariho abantu bafite uruhu rwera, bafite uruhu rwirabura, bafite uruvanze, bafite urw'umuhondo, bafite urw'iki, kandi bari mu ishusho y'Imana. Nagira ngo nkubwire kimwe, ntabwo Imana ifite umubiri. Ishusho y'Imana bavuga ntabwo ari ishusho iri apparence physique, oya, ni ishusho y'umwuka. Noneho kuba bafite amabara impu zitandukanye, iki cyose batubwira yuko hagiye habaho kugenda kwimuka, hamwe hashyushye ahandi hakonje, bagenda bimuka, uruhu rugenda ruhinduka gutyo. Ariko tugiye nanone no kuri Bible, tugiye kuri Bibiliya, batubwira yuko kugira ngo abantu bavuke batandukanye, byahereye kuri
Esawu na Yakobo. Yego. Esawu niwe bavuze ngo ari Edomu, bavuga ari cyoya ngo kandi atukura. Bakavuga ngo abazungu bakomoka aho ngaho kuri Esawu. Noneho bakagaruka n'inyuma akavuga ngo abirabura bakomoka kuri Yakobo kuko yiraburaga tukabitwara gutyo. Sibyo? Sinzi nimba. Yego turi kumwe. None se abenshi bakubwira ko indimi zatangiye gutana ku munara w'Ibabeli bavuga ngo icyo gihe abantu batangiye kutumvikana mu ndimi. Niho bihere icyo gihe wenda ugeze kwa ba Esawu, ariko nibaza ngo kwa Esawu ashobora kuba avuga ari kuri indimi. Ibintu by'indimi rero ni irindi somo tuzagira byo kuvanga umunara w'Ibabeli ngo abantu ngo barazamutse ngo bari kubaka Imana biravuga ngo abantu bangeraho ngo ncunze nabi ngo bangeraho ngo none reka ngo ntatanye ngo indimi zabo ngo uzanye ngo utumye indibuye ngo akazana igitiyo ngo ndakazana ibindi ngo kubaka birabananira ngo bituma badakomeza guhuza ngo bagere ku Mana. None se mu by'ukuri tuvugisha ukuri ubundi Imana n'ubumana bwayo nuko ingana bari kwigera bakayikoraho iki? Ariko nabyo nekereza ko ari ukuyivogera. Ubundi se bajyaga bayivogera se ubundi ntiba hose batubwira ko iba hose. Hari ahantu se iri gusa aho ngaho hejuru bari bagiye ikaba ari ihurira gusa imeze gutya. Imana sibaye. Imana iba hose. None se icyo gite iyo nkuru ntago yemera. Iyo ngiyo niri muri Bibiliya. Ni indi shu tuzaganiraho ariko kugeza ubu ngubu ntago yemera. None se ibintu biri muri Bibiliya bihakana ushingiye ku ntago mbihakana byose. Iyo uvuze ngo ntago bihakana byose bivuze ko harimo ibyo uhakana. Harimo ibyo nemera. Kubera iki se utamwe n'ibyo nemera. Kubera ko Bibiliya ntago ubundi ari igitabo. Bibiliya ni ibitabo. Ni ibitabo. Ni biblioteke. Iyo bavuze ngo igitabo cya Bibiliya baba babyishe rero. Baba babyishe. Ahubwo bavugaga ibitabo kuko Bibiliya byonyine biblioteke ni ijambo ry'igifaransa. Biblioteke ijambo ry'igifaransa rikomoka ku ijambo Bibiliya ry'ikigereki. Bibiliya rero bivuga library, ni uruhurirane rw'ibitabo kandi ikindi cyaka bitanditswe n'umuntu umwe bitananditswe mu gihe kimwe. Bishatse kuvuga ngo rero harimo ibigira abo bireba abandi bakabona ntibindeba, hakabamo n'ibindi bindeba nkunda, hakabamo n'ibindi ndeba nkabona ntabwo ndi kubyemera. Simvuze ko ibyo bitabo byose mbihakana. Ariko niba warayisomye neza bakubwira ko aba bantu banditse iyo Bibiliya nubwo ari benshi bakubwira ko bose bahomekerwagamo n'umwuka w'Imana. Bakibaza ukuntu abantu bahemukiwemo n'umwuka w'Imana bakaba baravuze ibitari ukuri. Wenda tuzabiganiraho, ntabwo turi buganire uyu munsi gusa, ariko se ndakubaza ibintu byahumetswe n'Imana, Imana ikabihumekera mu bantu, abantu bakabyandika, ibyo bintu ugasanga birimo ibintu bibi by'ubugome. Usanga ni ukwigamba intambara, kwigamba abantu. Ibyo biri muri Bibiliya. Biri muri Bibiliya. Byahagana mu mateka y'Abisirayeli, mu bami, Ngoma, Samweli, ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bishe ngo umuntu yahumekeyemo n'Imana bakamwareka ngo yishe abantu ibihumbi n'ibi ngo ajyana n'iminyago yabo n'iki cyose. Ariko wihita ugarukira kuba yishe, ahubwo nyuma y'uko abishe hari n'ibindi byinshi nzakubaho ingero. Wenda niwe tukiri aho ngaho gatoya naho ntabwo twahuza. Nyuma y'uko hari abo yishe kuki ari aho ugarukira, cyo utareba ko bakubwira ngo Sawuli waje guhinduka Pawulo, kuki ureba igice cya Sawuli gusa nurebe yanahindutse. Ashobora kuba yarabishe ariko nyuma akaza kwihana. Pawulo wigeze wari Sawuli imbere akabonekerwa n'umwuka kandi we yarenganyaga ubwoko bw'Imana n'umucyo wa Yesu akihana, kanambwira tundenganiriza iki, ubu biragaragara habayeho guhinduka. Yego sibyo. Ariko hari n'abandi tugenda tubona hirya no hino bagenda bavuga nta guhinduka. Kandi ikindi cya kabiri tuzongera tubiganireho twitonze, hari ahandi hantu nzakwereka Imana yemera ubukoroni. Imana yemera ubukoroni. Hari ahantu bavuga ngo nukubita umucakara wawe cyangwa umugaragu wawe ngo ukamukumbanya, urumva, ukamukumbanya, uzahana umunsi umwe bisamufigire kidati. Tuzabisoma neza twitonze, nukareba ibintu birimo ukabona ni ibintu byuzuye ubugome. None wamara kubireba ukaba si ibintu byuzuye ubugome ndabitindaho gute? Cyangwa uyu muntu avuze ngo ntibyahumetswe n'Imana
ibintu birimo ahangaha ngenda ndabona ahubwo ari byahumetswe n'abantu bareza bakabyitirira Imana ya Mana nkabona banayihinduye ingome. Ariko umuntu ashobora kwibwira ko urimo ushaka kuyobya abantu, ahubwo bitewe n'uko umuntu wese ajya muri Bibiliya afite intego zitandukanye, wowe ukaba ubisoma ukabyumva uko kwawe ariko atari ko kuri. Ntabwo ugenda umwigisha uri umuhakanyi kuko umbajije. Ndi umuhakanyi se ndi guhakanya ko hari ibyo wemereye ibindi ntubyemere. Bibiliya siyo mu bice bibiri. None se ubundi nimba Bibiliya uvuga ngo harimo ibyo mpakana, ubwo nabaye umuhakanyi gute? Sibyo? Kimwe nuko nawe ngiye kunyura hahirya ukambwira uti nyamara ahantu ugiye kunyura hareke, ngiye nkabihakana nkaharika kuko ndi kubona kuhanyura nta kintu bimariye cyangwa nanahagirira ibyago, ariko ntibivuze yuko abahanyura nababujije. Yego, ntabwo mbabuze. None se uko kuri kwawe wita ko atari ukuri, uvuga uti Bibiliya irimo bimwe igice kimwe cy'ukuri n'ikindi kitari ukuri. Dore uko ndi ku giti cyawe. Yego, ni ku giti cyawe, nawe ndimo ndakubaza ku giti cyawe, nawe ndimo mbaza. Yego koko aho ngaho ndi kuvuga ngo ukuri, ubundi ukuri nta nubwo kuba kwinshi, ukuri ni kumwe. Kuko na Yesu yabwiye abigishwa abwira ati rero mwa bagabo banadevaloriza abagore baba ngo nta mugore w'umwigisha kubaho, ngo nta mugore, ngo Yesu ntigeze afata umugore Yesu ntawe twabonye koko, bakongera kanavuga ngo no mu bamarayika ngo nta mugore urimo, kandi barimo. Icyo ni kiri kiganiro benshi cyane tuzaganira. Wabimenye ute se? Narasomye. Ikibazo ni ukudasoma. Reka nkomeze. Na Yesu yarabibabwiye ati mwa bagabo nimumara kumenya ukuri, kandi icyo gihe bari bazi ko bakuzi kuko baranatunguwe, ati ukuri kuzaba batu, kuzabicyo kwa batu. Iyo abantu banavuga bati ese kuzatubatura iki kintu ko tutigeze tuba imbata y'umuntu n'umwe. Uko kuri rero kuragoye kuko buri wese arakubwira ngo giye ukuri kwanjye n'uko, naho ngo giye ukuri kwanjye n'uko, ndategeye ukuri kwanjye n'uko, ariko mu by'ukuri ukuri k'umuntu atanagiye kuba mu mutima, tunakurikiye kuri za ngeso ze, kuko za ngeso twamaze kuvuga yerekana imvuga ngo mbona giye umuntu ari umwe, kuko hari ibintu byinshi duhuriyeho. Uzarebe burya usubiye inyuma gato, abantu baraza bakakubwira ngo abantu ngo bandikishe imoso ngo bafite ibyo bahuriyeho, bakongera kubwira ngo abantu bafite ubwoko bw'amaraso ngo bafite ibyo bahuriyeho, nimba bafite A bafite ingeso bahuriyeho, nimba bafite B bafite ingeso bahuriyeho, bakongera bakanakubwira ngo abantu bitwa gutya, nanjye nitwa Alex, bati ba Alex bahuriye ku ibi n'ibi, bakongera bakanakubwira ngo ibyo bita nimeroloji, ngo abantu bavutse ku itariki n'iyi mu kwezi kumwe bahuriye ku mici n'iyi, wazareba ugasanga abantu bose ni bamwe ijana ku ijana. Yego, bishatse kuvuga ngo kwa kuri nari ngiye kuvuga kuri mu muntu, kuko nta muntu n'umwe. Ubundi hari ikintu bita radiwarite. Radiwarite ni ibintu bibiri bibangikana, umenya kimwe ari ukuzi ikintu. Ntabwo wamenya icyiza utazi ikibi, nta nubwo wamenya ikibi utazi icyiza. Ntiwamenya umucyo ngo uhite umucyo utaramaje kubona umwijima, sibyo? Ibintu nk'ibyo urabona no mu gitabo cy'umubwiriza hano bavuze ngo hariho igihengo cyo kurunda, igihe cyo gusanza, igihe cyo gusonza, ni bya bibiri bigenda bibangika mu kimwe gitangaza ikindi. Bishatse kuvuga rero no mu muntu harimo ibintu bibiri aho abantu twirengagiza, harimo icyiza, kumenya gukora icyiza no kumenya gukora ikibi. Nta muntu n'umwe rero ukora ikibi atazi ko akoze ikibi, nta n'umuntu ukora icyiza atazi ko akoze icyiza. Ubundi ukuri kurenza uko nukuhe ku rubanza rwamaze no kwica, urubanza ruba rwanarangiye. Ese wenda mbere yuko tugaruka aho ngaho, iyo bavuze ngo ibyo bintu bibiri ukomojeho, buri kintu cyose gifite bibiri, uwo mubare uvuze iki? Kwinjira mu nkuge bati ikigore n'ikigabo, bivuze iki? Si byo imibare, ibintu byose ku isi ni mu mibare. Imibare yo wenda izagira ikindi cye, ariko ibintu byose ku isi ni mu mibare. Umuntu wabivuzeho ndi kwibuka ashobora kuba ari Pitagore, yavuze ko ibintu byose ku isi bibarwa mu mibare, ahubwo turabyirengagiza. Ibintu byose ku isi bibarwa mu mibare. Nari kukubwira ko iki kintu abahanga bazi cyane cyitwa nimeroloji. None se kuki n'amazina yawe ushobora kuyandika mu mibare akaba afite igisobanuro asobanuye, sibyo? Umubare ngo guhera ku mubare kuri 0 cyangwa kuri 1 kuzamura, buri mubare ugiye ufite icyo uvuze kugeza kuri 7, ariwo n'umubare w'Uwiteka
nawe ntituzabona akanya na tuzawuvugaho iby'imibare ntitwabyinjiramo bivuga ngo kabiri rimwe nabyo ni ibindi nabyo ni reka ngo nk'akagero gatoya ubwire ku bintu byose barwa mu mibare urabona ko twambara isaha apani isaha y'inshinge zigera gutya buriya n'uburyo inshinge zigenda bifite icyo bivuze inshinge kuri ubona urushinge hari ahantu runyura bifite icyo bivuze kandi urushinge aho runyura naho na direction y'isi nyura iri kwizenguruka inazenguruka izuba biriya bifite ikintu bisobanuye gikomeye cyane noneho twirebera iyi saha ifitemo imibare n'utudomo tugira gutya sibyo uriya saha kuri ibintu kugira ngo bibarwa mu mibare wenda tuzagira igihe cyabyo nuko iyo ubonye amasaha asa urugero imibare saa sita n'iminota 12 urabona hino y'utudomo hari 12 n'inyuma hari 12 ibyo babyita reze miruwari ifite ikintu ari message hari message buri bikugezeho hari message marayika baguhaye cyangwa se ibyo bita reze triple ni ukuvuga ngo umubare ubanza hano imbere y'akadomo urasa n'indi ibiri iri inyuma wenda urugero saa 9:55 ubona harimo 15 inyuma hari imibare 3 biriya nabyo ufite ubutumwa kugira ngo ibintu byose ni mu mibare kubera iki ibyo bita reze inverse kambigereho nabyo inverse n'ubandi bufite saa 6 n'iminota 21 urumva kabirije imbere biratandukanye kabiri ndize nyuma nabyo bifite ibintu byose rero ni mu mibare zaba impamvu kuki kabiri kuki gatatu kuki kangahe tuzanabigere kuri bya bindi nitukanya nikadukundira tunareba uburyo se kuki hari abantu birirwa bavuga 636 mu mibare kandi icyo kimenyetso nacyo ugifiteho ubusobanuro cyane yego bumeze gute se gatoya santo ni ikindi gihe dukomeze kubera twinjiye mu by'imibare mbere ko twigarukiraho gatoya ushobora gufungura radio aho ngaho wicaye nanjye hano nicaye tugafungura igihugu kimwe amajwi akajya tugeraho bitandukanye biterwa n'iki amajwi ni ukuvuga ngo turi cyane yego twafashe igihugu kimwe turi kuri frequency yego none wowe amajwi akakugeraho nyuma ngiyaza mbere wowe akakugeraho mbere ibyo byo amajwi reka tubanze twumve radio ujya wumva ibintu radiology radiographie postara radio nyine yitwumva ibyo ni ibintu bita biza muri physique harazamo bya bintu by'amahonde apana twenda kujya mu mibare bya bintu by'amahonde ntitwabibonera ikinyarwanda ariko n'ubutumwa bugenda mu kirere mu buryo bwita amahonde cyangwa se waves noneho amaradiyo agiye afite iminara aranagera ku munara akajya bitewe n'ahantu wicaye kandi bya bintu bigenda mu kirere hari uburyo umuyaga icyo kirere ntabwo ari vide ntabwo tukira gutyo harimo ibintu byinshi sibyo ushobora kubaho deviation amajwi akakugeraho mbere cyakangeraho wenda ibyo by'amahonde n'uburyo radiyo zikora posa radiyo emeteri na reseuteri ni ibindi birebire ariko n'uburyo amahonde cyangwa amawevuzi agenda mu kirere by'amawusake agenda ahura akaba yakugeraho mbere nanjye akangeraho nyuma cyangwa akakugeraho mbere okay sawa cyane twigarukire ku kuri watubwiye ko akenshi abantu bajya muri Bibiliya umuntu wese ayisoma mu kuri kwe umuntu wese amenya mu kuri kwe kuri kwanya ko nukoye kandi buri wese akuramo byanditsemo niba uvuga uti ngiye narasomye mbona harimo igice kiri cyo ni wowe ko ni wowe ku giti cyawe ubona harimo igice kiri cyo ubona harimo n'ikitari cyo nuko nguko ubibona niko kuri kwawe hari n'undi ubona ko ibiri muri biriya byose ari ukuri ibyo ndahita mbisubiza mu ijambo rimwe wenda mfite uko mbisoma n'abandi bafite uko babisoma ariko ndabibona mu ijambo rimwe gusa aho Yesu ubwe yivugira ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo iriya jambo rero giye ntabwo nyeterpreta nk'abandi bose kuko ngenda hari abandi tugyeterpreta kimwe simbizi ariko giye mfite ukuntu nyeterpreta kandi bikamfasha Yesu harya avuga ngo nigenzira y'ukuri n'ubugingo ntabwo yavugaga ngo ni jewe nzira nzaryama hasi bagende banyuraho yaravuga ngo giye mu indani ni jyemo inzira irimo y'ukuri kandi ndetse n'ubugingo bw'iteka ni jyewe burimo ndagaruka hahandi avuga ngo ibintu byose ni amahitamo y'umuntu nijye ubu nanjye nakwivuga nawe ngo nijye nzira jyewe Alex nijye nzira y'ukuri inzira yanjye y'ukuri ndetse n'ubugingo nuko na interprete iryo jambo
ntabwo njya kubirebera kuri Yesu, njye kumushaka hari hirya mu rusengero, yo kumushaka muri urusengero, yo kumushaka mu buvumo. Arasubiye inyuma gato yareka se nk'ubwo buhamye. Yewe nabaye mu idini cyane, mfite imyaka 33. Nabaye mu idini, nabaye mu madini abiri. Nabaye mu rya mbere ndabatizwa, ugezeho ndabona bidahura neza, njya mu rindi barongera barambatiza, bambwira turi amabatizo ntabwo tuwemera. Ntabwo ndemera, ndawufata n'uwa kabiri ntangira noneho gushaka Imana. Bavuga ngo mushake Imana. None mu gushaka Imana kwanjye nakundaga kujya mu butayu, kwita mu butayu, gushaka Imana nagiye wita Kanyari. Nagiye inshuro 5. Naraye mu buvumo buhari bwita Kizabona. Nagezeho naho mvuga ngo ariko kuki abandi giye baza nkumvura babwiye kuki giye utambwiye. Ntabwo bambara n'ubure umuhate nashyizemo, ariko ubu bishimira Uhoraho kuko bashobora kuba bari kuba barambwiye ibindi bintu nkagomeza nkanazirikirwa mu idini. Bwanyuma kuba mu idini se wenda gatoya muciye mu ijambo ariko tukomeza kazirikirwa mu idini. Umuntu aba mu idini akarizirikirwamo cyane gute se? Reka manze nguha akagera ariko uraza kunyibutsa twari tugiye mwije by'ubutayu. Ndaguha urugero. Idini ryanjye narindiho ni urugero ndihutisha. Twari abasore dukora amasengesho y'urubyiruko, abakobwa n'abahungu tuvanze. Baratwigisha baratubwira bati mwa basore muri mutangiye gukura nimushaka abagore, pasiteri twishime turi kubashyingira. Turaje turavuga tuti nigeyewe nabajije ndabase tubirimo ariko tuba tugishaka abakobwa, tugishaka abo duhuza. Ati abasesibo none ugenda naranganijemo amaso mbona bishi barashaje, nkabona bari gusaza kuko mutabashaka. Nkabona ntago biyungu ko mutabashaka ngo bashiki banyu wenda gutyo nitera imisanzwe ariko singaba maze mwicyashara. Yaje navuga nti oya jewe mbone isi byiza bareba muri ari amadini yandi wafatayo umuntu ukamuhindura akaza mukadusezeranya. Umwigisha arambwira ngo rega bari abantu b'abasore cyangwa abakobwa bo muri ari amadini yandi bariya ngo kubazana ngo ni nko gufata isega ukayikura amenyo. Uri kumva? Isega bamara kuyikura amenyo ngo kaza kwibona mu ishusho y'intama ngo ariko mu by'ukuri ari isega. Ndabase gute? Atura ntago aba yahindutse neza, abaje ndi n'abakurikiye agukurikiye ariko mu by'ukuri abameze nk'isega. Siko kuri se ntago ariko none se naramubaje ese twebwe ko harimo abaje ari bakuru namwe muri isega namwe se muri amasega kutsa amenyo. Urumva umwigisha ati ugiye muri byinshi biki ndabireba. Reka nkubwire rero ngaruka inyuma kugoterwa mu idini cyangwa kuba imbata y'idini. Umukobwa wumvise ayo makuru ngo ntazabona undi muntu umurongora uretse wo muri iryo dini. Urumva arinda abenshi barasaza akagira yabona atangiye agiye kwinjira mu gihe cya menopause cyo gucura agashaka umutera inda byibura abona kana cyangwa agashaka iki cyose ni kana agiye mbona. Uwo muntu mu by'ukuri urumva ataragutewe mu idini, yaragiye aguma mu idini aho ngaho. Ese kuba mu idini no gushaka bihura bite? Si idini ribikubuza. Ubundi barakubwira bati shakana n'uwo muhuje mu idini. Kwizera muhuje kwizera. Mbese kwizera kuri bice bingana. Nimba idini X niri kubwira ngo shakana n'umuhuje kwizera hano, idini Y rikaba ariko rikubwira, idini Z rikaba ariko kubikubwira. Kwizera kwa kwizera kuri mamo kanga. Kwizera so nyine kuri mamo kanga wundi ni kumwe. Kukiza abantu basenga mu isi itandukanye. Mu isi itandukanye ni nyine nkuko n'amasysteme yabo. Ni amasega. Ya amasysteme imikorere yayo nayo iratanga. Kandi kibabaje kinateye agahinda nuko bavuga ko bakorera umwami umwe ariko bakavuga ko bakorera itandukanye. Yego. Icyo ni ikibazo. None dukomeze. Kigarukire Kanyarira. Kanyarira nahavuye. Reka rero nzaje gusengera ahandi hantu. Zamuke hari nka 11:00 ngere mu ishyamba hejuru. Gipfukama ngo senge bite mbona igikoko. Baza kukibeshya ngira ngo ninka. Abanzi barabizi narabibabwiye maze kugira ngo ninka ntoya. Ariko nitegereje neza mbona nta mahembe ifite. Ndebye na neza mbona ubwanwa ni mbona ni igikoko. Mbona ise nira.
nashidutse ni hafi ya ghetto yanjye. Wagiye gusenga? Nagiye gusenga. Wari ufite kwizera guke? Guke gute? Urajya gusenga ntiwizere ko Imana yagukiza igikoko? Ahubwo Imana yampaye message ikomeye. Yahise imbwira ngo iruka. Yahise imbwira ngo cyane sinzi nimba no kwiruka naragurutse. Yahise imbwira ngo ni hehe utambonera. Ni hehe utambonera. Na Yesu yaravuze ngo nimujya mu gusenga. Uzagenda ukingura icyumba cyawe. Ukinge. Wihereye. Iso urebye iherereye azakurira aho uherereye aho ngaho. Bana abantu bajya ku misozi rero baharakisha. Sinavuga ngo barakishe, nje ntabwo ikintu cyo guca imanza ntabwo njya ngitinya cyane. Sinavuga ngo barakishe, sinavuga ngo ngwiki. Ariko we ntiwasubirayo. Oya, njye ntabwo nasubira. None se Bibiliya ko ari imwe? Si kubyemera? Bibiliya ni imwe. Kuki abantu bayikoresha bayiha ubusobanuro butandukanye? Bayiha ubusobanuro butandukanye. Uyu munsi ushobora gusoma ijambo muri Bibiliya ukarisobanura gutandukanye nuko njye narisoma nkarisobanura. Kubera iki? Buriya niwitegereza neza sinzi niba ukunda kujya mu bintu by'amadini cyane ukabireba. Hari ubisoma neza akababwira umwuka wera basobanurira. Umwuka ngo basobanurire ngo umwuka basobanurire. Uri kumva hakabaho n'uwiyemera. Kuko buriya nimba ariho hantu hambere haba ikintu bita ubwibone mu banyamadini. Umuntu ameze gutya genda umukozi w'Imana unagusengera ugapfa. Ejo bundi numvise akantu k'abantu b'abatekamutwe. Abatekamutwe umuntu yagusengera ugaca. Yarabivuze cyane nta kintu namusubije gusa narituri ni n'umuyobozi. None se ko bavuga ngo buriya ubuyobozi bwose bwarashyizweho n'Imana wa mugani w'umuntu watumwe n'Imana ntiyagusengera ugapfa. Ibyo turaje tubigereho nabyo. Noneho abatuburira umwana barabwira ngo ku murenge ngo hari imyenda ngo bari kubaha ngo n'ibikoresho byo kujya kurwanya covid. Urumva ngo ariko ngo kujya kubifata ngo banza wishyura amafaranga 10,000. Yego 10,000. Umwana ajyayo. Umwana amaze kugenda ahageze agiye kureba inkunga. Ariko amafaranga yamaze kuyohereza. Amafaranga yamaze kuyohereza abaye akihagera asanga ku murenge batireka nta mafaranga twabonye. None umuntu wari ushinzwe ibyo arababwira ngo bari abantu bari gukomeza kwiba abantu ngo bitwaje izina ryanjye ngo batuburira abantu ngo giye ngo nuko nta kanya afite ngo ubu nafata umwanya nkabasengera bose bagapfa. Imana iyo Mana yica umuntu yicara hariya akayigushumuriza nko gushumuriza imbwa akakubwira ngo fata. Iyo Mana aya. Ese ikibi cyose kivugwa kwa Satani, icyiza cyose kikavugwa ku Mana. Ibyo bice bibiri habaho icyiza n'ikibi nta hagati habaho. Ikibi ni kwa Satani, icyiza ni ku Mana. Reka gufasha aho ngaho tube turetse no kugera kuri Satani n'Imana. Uretse ko kuri Satani n'Imana nimba hari ikintu cya mbere nanga nko nashaka kumva ni umuntu ufata Satani akagereranya n'Imana. Satani ntago iri ku murongo umwe n'Imana. Imana ni Imana, Satani ni ikiremwa cy'umwuka kiri aho ngaho giciriritse cyane kuko cyanaremwe n'Imana. Giciriritse cyane ariko gitwara benshi. Cyabagira nahise ko umuntu yitwara. Umuntu niwe wijyana. None se icyo cyiza ni kibi. Uretse gato ribo icyo cyiza ni ikintu turi kuvuga ngo icyiza ngo ku Mana ni abantu babitwara ariko abantu babitwara w'ikibi ngo kuri Satani ku muntu ikibi ni cyiza kimurimo nakindi ikibi ni iki. Ikibi ni cyiza kikurimo ariko kugira ngo ukore ikibi hari imbaraga mbi gusunika. Oya ni wowe ubigiramo uruhare. Ntago ari wowe ni gihe mbigiramo uruhare. Wowe nubwo wavuga gutyo nta kibazo ni wowe ubigiramo uruhare. Ni umuntu ku giti cy'ubigiramo. Giti cye ubigiramo uruhare. Umuntu niwe uzirimbura. Umuntu amahitamo n'ay'umuntu. N'ay'umuntu ku giti cye. Ahubwo Imana hari amahirwe iguha ayo ngaho tuzareba gutaha nta kintu nyavuga. Igakomeza ikakurwaza muri rwa rukundo rwayo. Ikakurwaza bikazarangira uhisemo burundu nimba uhisemo ikibi ukajya kuba mu kibi nimba uhisemo icyiza ukajya kuba. Abo bantu icyo kibi urumva abo bashumba urumva
aba bashumba ko ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana niko byemera ubuyobozi bavuga ko ari ubuyobozi ngo bwose bushyirwaho n'Imana ariko njye siko mbyemera. Ese wamugana ku kantu gatoya urugero bari abantu baba bakwiha abandi ku gitugu nabo biragaragara ari ubuyobozi. Nanjye byo nagiye kukubwira bari abantu baba uzareba mu bihugu tuvuga ngo byateye yego habamo abantu b'amagenge muri Amerika yego ibisambo bikiyoruganiza neza bigategura gahunda y'ukuntu bizajya byiba bikaba bifite umuyobozi. Ubwo buyobozi bw'iki nabwo tuvuge ngo bwashyizweho n'Uwiteka. None se nyine ibintu by'Imana kuki abantu bashobora kuba bari mu rujijo? Bari mu rujijo cyane. Ndi mu rujijo. Nibona nanjye hari akantu twari dusoma kera tukiri abana dusoma agatabo kanditse ngo turajijuka buhoro buhoro. Nanjye mubona ngenda bari abashumba rero bayobora amadini. Abashumba bayobora amadini. Bariya bashyirwaho gute? Imana iba Imana ntabwo ari ishyiraho amadini, se niyo yashyizeho amadini. Kuko ishyizeho amadini na Yesu ubwe, Yesu yari yivugiye ngo idini y'ukuri ni idini rifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Niyo dini y'ukuri. Aya madini yandi tubona yo. Aya madini yandi tubona yanga ku mpande. Ngaba. Ku giti cyabo sinjya nca imanza ariko jewe oya nta guca imanza ariko uba ugomba kuvuga uko ubitekereza uko manimo nganira nawe ntabwo nta muntu urimo uvugira wowe uvuga uko ubitekereza wowe ku giti cyawe. Na Bibiliya turigenda ariko ntituyisoma cyangwa se turayisoma tukarebamo ibidufitiye umumaro mu nyungu zacu kubera ko hari ahantu Bibiliya handitse ngo ndakumva bagiye ba Pawulo bakata muri Atenayo babona igicano cyanditse ngo cy'Imana itamenywa. Arangije Pawulo ahagararije bati iyo ngiyo rero umwanditsi w'ikimera tumwe tugiye kubabwira ntabwo iba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu kandi ntigira ikikorerwa ntigira ikikennye. Imana yaremye byose na bose ikorerwa iki? Ujya hariya kwita umukozi w'Imana gute? Iyo Mana idafite intege, iyo Mana y'inyantege nkeya ikenera umusada wawe. Ariko aho ngaho wenda sinzi ko twahuza nanjye ndabivuga ku giti cyanjye. Tuvuze ngo Imana ikenera iki ubwo turaza wenda reka tubihuze n'amaturo gutura mu rusengero gutanga icya 10 ayo mafaranga cyangwa se ibya 10 bifasha umurimo w'Imana gutera imbere. Niko byemera umurimo w'Imana. Ese umurimo w'Imana ufite abakozi. Abakozi se nibahembwa? Abakozi se barayikorera iki? Bagiye mu rugo. Use Yohana Umubatiza kwigishirizaga mu butayu batirijwe ibyurangura mu butayu yahembwaga nani? Nyine nuko ngo wowe ngo abo bantu icyo gihe ku bwa Yohana hari uko isi yari imeze niyo munsi hari uko imeze bitandukanye. Icyo gihe nabwo baraturaga. Kankubwire rero urabona wenda by'amaturo hari imiryango 12 y'Abisirayeli yagiye ifata imigabane aza gusigara umuryango utarafashe ikigabane uvuga yuko uzatungwa n'ibyo mu rusengero. Bitwaga Abalewi bakomokaga kuri Lewi. None se ibyo ngibyo ko biri mu mico y'Abanyayisirayeli kandi abo Balewi batakinahari wenda simbizi aho ngaho nimba mu Rwanda ko nta muryango witwa Abalewi tubona, Tanzania ko nta muryango w'Abalewi uba mu rusengero tubona. Abo ngabo ko aribo batungwaga n'ibyo mu rusengero, abo bandi bihinduye Abalewi gute cyane ni Imana yabahinduye Abalewi se? Ariko iyo bavuze ngo kwa Nowa mu nkuge mu gihe cy'umwuzure harokotse abantu 8. Abo bantu 8 nibo bakomotse abantu bari ku isi tubona. Rero ugiye kuvuga ngo uwo muryango ngo uri muri Tanzania nekereza kugira ngo kwabo abantu abandi bose bararimbutse abandi bose basigara abandi. Ntabwo biri mu myemerere yawe. Bivuze ko Bibiliya ntabwo yemera. Ibyo biri muri Bibiliya. Impamvu rero uri kunyuma wibuke ko Bibiliya ni uruhurirane rw'ibitabo. Ari igitabo harimo ibitabo nemera harimo n'ibindi birimo imirongo ishidikanyaho abanyeretse urumva akaba n'indi mita afata vuba. Yego. Okay tugane ko twaherukaga kuganiriza ko ngati nk'igihe gitabo ukunda muri Bibiliya.
ndakubwira ni muri birankunda zaburi yego utanza kubwira n'ibindi bikurikira okay tugana no ku musaza kugira ngo tunakureke wenda tuzongera tuganira ubutaha wabonye akanya none watuzaniye n'izo proof zose kubera iki muri society bumva ko umuntu unyuranya na Bibiliya kambivuge gutyo wa muntu wasomye ibitabo byinshi usa na hari umufilozofi hari ukuri adahamanya na Bibiliya biterwa n'iki uko Bibiliya ko ngubu hari umuntu ushobora kugukurikiye wenda reka mbishyire mu rugero sinzi niba ari byo n'urugero nanze ubwo turamuntu no muhakaye muntu kwarahakana Bibiliya ariko nyamara ukaba ushobora kuba ufite ukuri kwa bitewe n'iki n'ibyo wasomye kubera iki abantu muri society bumva ko uwo muntu wasomye ibitabo byinshi ufite ukuri ko afite atandukanye na Bibiliya Bibiliya yashyizwe mu ngufu Bibiliya yaranditswe ishyirwamo ingufu banayicengezamo abantu yana amateka maremare ngo bagiye bumva nk'intambara bitaga za guerre de croissance kuvuga ngo byanze bikunze bakubwiraga bati mera Bibiliya mera Yesu wabyanga ukagira ute ikindi cya kabiri ariko ibyo ngibyo byabayeho ariko n'abantu batiterezwaga kwizera ariko nekereza ko ngo atari ko bikimeze erega ibintu birategura n'ibindi byinshi byagiye bitegurwa icyo ikindi cya kabiri Bibiliya twebwe muri Afurika twayizaniwe n'abakuru bazanye itariyo ariko nimba ujya usoma amateka wibuke bajya kuza hari briefing cyangwa hari umurongo bahawe n'uwari umwami w'uburezi utagarokoreye arabwira ngo mugende mubigishe gufata mu mutwe ariko ntibasobanukirwe bajya bafata ibintu bashyira mu mutwe ariko ibintu byo gutekerezamo abantu bigishijwe gufata mu mutwe ariko ntibatekereze uzarebe mu rusengero cyangwa n'ahandi hantu abantu baricara bakabasomera mugatega amatwi ntabwo watera urutoki uvuge ngo ndabaza wenda nayo madini yanyu wenda sinzi cyangwa nayo madini yanyu ariko ngiye aho nzi barabaza nk'abantu bangahe utanga umwanya bitewe n'uko igihe kingana urakoze cyane ariko niba nini kubasomera barakubwira ngo turebe muri Luka kangahe nawe ukahajya ni ukugusomera gute nuko batagwaye umwanya ngo nawe usome ni ukuvuga ngo niba amaze gutambutsa icyigisho cye ugatera akaboko hasi numvise gute tugiye ko musobanuye neza ibintu ndumva ntabyumva neza noneho agahindukira nyine icyo kwigisha bivuze nimba wigishije kugira ngo umenye ko abana wigishije bafashe ubahereza umwanya bakabaza none nimba abantu utabahereje umwanya ngo babaze unabwiwe n'iki ko ibyo bigishije babifashe ahubwo bizamo igitugu kuko unateye kabiri ugatera nko ku cyumweru cya mbere ugatera ku kindi cyumweru kongera ugatera ku kindi kubaza ibiki ariko byaba ikibazo gikomeye urumva ni ukuguhereza gusa wowe ukabifata uko ukitaye sibyo bakakubwira ngo muratashye roho mutagatifu cyangwa umwuka wera azagira ate abasobanurire ese ubwo nimba basobanura waje kugira ute yagusobanuriye mu rugo ngo bishatse kuvuga ngo utajye kubwira ngo hari undi muntu ugusobanurira ntashoboye kujya guterana ntabwo byemera guterana ku cyumweru no ku isabato n'ibiki byose ntabwo ari ngombwa Imana kuva na kera use basogokuruza ntibasenga ibi minsi y'icyumweru n'ijoro aho yose bavuze ngo aho babiri bateraniye cyangwa batatu baba bavuze umwe ababiri wagira ngo si ngo turi hano ntitwateranye none se bw'iwawe bayo uri wowe wenyine nasi hari pasiteri wa ngombwa ngo aza twasharinga ubundi tukitaye reka tugane ku musozo yitwa Alex niwe twarimo tuganira so turasoje katugushimire ko wemeye kutuganiriza kuri yawe TV sinzi niba ari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza ndabashimiye cyane turaganiriye ariko iri ni itangiriro tuzaganira ni episode hari ibindi byiza tuzagenda tuganira yego n'umwanzuro rero ibyo nabivugaga nanjye ariko jyewe iyo nkubonyemo iyo ndi kukure muri Alex iyo ndi kureba uriya mbona ari Alex jyewe abantu bose mbafata hanjye kuko icyo nakora buri kintu nabasha gukora n'undi yagikora n'icyo nabasha kureka burya n'undi yakireka soza rero akantu kanyuma ngiye gusorezaho hari umuntu nkunda cyane twaganiriye arambwira ngo buriya umwana w'umuntu Alex kuko abantu bose mbafata kimwe ngo buriya iyo akoze ikintu cyiza
yakoze ikintu cyiza ateguye kugira neza aruta n'abamarayika yateguye ikibi kindi nanone kandi arusha ubugome abadayimoni bari abadayimoni n'abazimu ariko si ubwo barusha ubugome kandi ari bo bamukoresha umwana w'umubaya nabivuze kuva kare ni amahitamo y'umuntu ikingure dayimoni arinjira none se abakazi k'abadayimoni ni akahe umuha umwanya acunga yuko umuhereza akanya ariko reka tuvugishe ukuri ubu ngubu ugiye nimba ndyamye nkabyuka nijoro nkajya gushorera inka y'umuntu mu kiraro mu by'ukuri ni dayimoni undyukije dayimoni ukubwiye ngo byuka wibuke ko hari umutima warwaniye muri wowe uvuga ngo wijyayo jyayo hari n'igihe utazi ugahita ugenda Alex reka dusoze ariko byumva umuntu wese yana bafite igitekerezo cyo muri comment nawe ujya mukatubwira uko byumva gusa upfa kutagira uruhande wibasira umuntu wese avuga uko abyumva ntago abavugira umuntu runaka nicyo twabwira abantu nuko nkuko Alex yabyumvaga niwe twaganiriye nawe ufite uko byumva nawe uzadusangiza igitekerezo cyawe muri comment reka mbashimire cyane mwakoze cyane kubana natwe mukomeze munogerwe n'ibiganiro yawe TV bateguriye nitwa Patrick reka dusubire mu biganiro bitaha